Trick ufite girlfriend? Ibyo siko biri confidential. Nawe ubivugaho. Sha, ibintu urebye meze neza tu. Impamvu muhisha ubwo ni iyihe? Nayo tu nyine meze neza ngiye nta kibazo. Meze neza uramufite. Utyo nari. Hari uzi ko uri umu magicien. Umu magicien gute? Umuntu nyine ukora ibintu biri magic. Like how? Mba ntabyo rero. Nyine nsobanurira iyo magic byagenze. Ntabwo babizi. Ukuntu aba DJ mukora ibintu biri magic. Umuntu nyine ari nyine kwa kundi uba wumva utari muri mode nziza ko wakumva umuziki uburyo umuntu ari kuvanga umuziki kabisa ugahita ukanguka. Wari uva nk'uvanga hose? Uvangaho? Ndabikora. Sha, ndabyishimiye kabisa numva ari sawa cyane. Ngewe rero ikintu naje kukubwira no kuri umu magicien wa dance. Ndabashimiye cyane kabisa. Muratwubaka. Hello guys, welcome back to Akari Nation. Ndabasuje mwese aho muherereye ndabayambiriye yambi turabakunda cyane nizeye ko namwe ari uko ngo. So uyu munsi twasuye umwe mu bantu babarizwa muri entertainment nyarwanda, uwo nguwo akaba nta wundi ni DJ Tricky. So uyu munsi twashaka kumenya byinshi kubijyanye n'umwuga w'ubu DJ. Nizeye ko namwe hari amatsiko mujya mugira kubijyanye n'ubu DJ. Uyu munsi rero aratudusobanurira byinshi birushijeho, turaza kwigiramo byinshi n'abashaka kumenya kuba aba DJ, abashaka kuba aba DJ muzandike byinshi tuzababariza. So uyu munsi rero tukaba turi ku Isibo, turagira ngo tubereke uko muri studio biba bimeze, hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo araza kudusobanurira birushijeho nyuma ya studio. So guys, stay tuned. Nawe wese cyose nese ko baratandukanye Mr. Twin wa undi utagira majority simeruka barasubiranye se nawe ushobora sikora bitoroshye se ni ukuvuga ngo abandi barayize ku tariki 18 we yashyize ku tariki 30. Hi guys, nko mubere tukamaze guhura na Tricky kamarade. Umwe mu ba DJ beza mu Rwanda. Akaba n'umusore mwiza cyane twakwakiriye. Murakoze. Hano ni kuri Akari Nation. Twakunze bayi. Murakoze kabisa. Tricky. Meze neza. Meze neza. Meze neza kabisa. Murakoze. Twagufatiranye uvuye mu kiganiro. Sorry ko uri umusore mwiza. Shanda bimenye. Urabimenye? Nawe ndi umuntu abikubwira. Nyine biba biri aho tu. Ariko nawe urabizi. Nubwo utabikubwira. Buriya nyine umuntu aba yiyizi, ariko nyine biba biri aho nyine bisanzwe. Oya, umuntu uba wiyizi ariko nyine ukabona ko nawe mu by'ukuri ufite ukuntu isura yawe icuruza. Murakoze. Trick ufite girlfriend? Ibyo siko biri confidential. Nawe ubivugaho. Sha, ibintu urebye meze neza tu. Impamvu muhisha ubwo ni iyihe? Nayo tu nyine meze neza ngiye nta kibazo. Meze neza uramufite. Utyo nari. So kugira ngo utuganirize noneho kubijyanye n'umwuga wawe, career yawe y'ubu DJ, udusobanurire nyine watangiye ryari,
natangiye career yanjye muri 2018 ngiye kumara imyaka 8 irageze kandi ndacyakomeza ntangira niga narabyize ahantu bita muri Scratch Music Academy yego nyuma njya hanze nkomerezayo ndi kwiga nkomerezayo nyine nabyo nkajya mbikora naniga ngaruka mu rugo ubwo ndakomeza still uvuga ngo byigiye mu Rwanda nabyigiye mu Rwanda hanze hari amahugurwa wafashe hanze naragendaga nyine uko nari maze kwiga nari maze kubimenya byo warakora time nyine yo gukora tu nziza cyane so urumva ko uri umusaza imyaka 8 bisaziyeho ko 8 kabisa ushobora kuba wakwigisha umuntu cyane mfite n'ishuri buriya mfite n'ishuri nuko nabigaye mbiretseho gato kubera nari bizi ukuntu ariko njya nigisha abantu yego uretse kuba uri umu DJ hari ikindi kintu ukora njye buriya nta kindi ariko nagikora nk'iki njye nize ibintu nize ubucuruzi mpuzamahanga rero nshobora gukora business nshobora kuba umunyemari shaka ntabwo nashobora gukora ubu DJ nari ngiye kuvuga ngo uzanyigisha ariko nse numva ko uzanyigisha nkunda ubucuruzi cyane nzabikwigisha kabisa uzanyigisha kandi noneho iyo bijemo mpuzamahanga urumva biba biri ku rundi rwego cyane so umva uretse kuba uri umu DJ hari ubwo uzi ko uri umu magicien gute umuntu nyine ukora ibintu biri magic like how mba ntabyo uzi rero nyine nsobanurira iyo magic byagenze ntabwo babizi ukuntu aba DJ mukora ibintu biri magic umuntu nyine ari nyine kwa kundi uba wumva utari muri mode nziza ariko wakumva umuziki uburyo umuntu ari kuvanga umuziki kabisa ugahita ukanguka wari uvanga hose uvangaho ndabikora ndabyishimiye kabisa numva ari sawa cyane njyewe rero ikintu nari nje kukubwira ni ukuri umu magicien wa dance uretse kuba ndabashimiye cyane kabisa muratwubaka so none se iyo ugiye nko mu kiganiro cyangwa se gukora aho ugiye gukorera aho ariho hose ni gute utegura list ya playlist y'umunsi njyewe urumva mfite indirimbo nyine ziri trend cyangwa nziza gusa none biterwa na public ufite niba uzi nk'ahantu ugiye gucurangira uba uzi nka public tuvuge nko mu bukwe mu bukwe nyine urumva ruturirimbo ibyo curanga cyane niyo ndirimbo gikuzamo cyane iyo kigera mu bukwe kagera mu bukwe indirimbo bita ijuru rito ya Christophe kuko ibimo kwifuza abantu ibyiza ni nziza cyane so akandi kantu nashaka kumenya ni gute nyine urabona nk'iyo ubona wenda nk'ahantu wacuranze ibintu byatangiye kuba bored cyangwa se abantu kubona bamwe bari kwitahira kandi wenda ikintu kitararangira ni iyihe nyine go to track yawe ukora ku buryo abantu bahita bongera bakagaruka bateka twongere tubyine ni nyinshi biterwa ariko hari n'indirimbo bita Sister Bettina iya ndirimbo rero ibisazi nyine ukuntu bacyumva kariya Sister Bettina hari ukuntu nyine abantu bahita bacangamuka kumva baraje tu niyo ndirimbo y'ibihe byose kuri wowe utabura gucuranga aho waba uri hose hari indirimbo nkunda cyane ya Kitoko bita Thank You Kagame Thank You Kagame mu bukwe ni uri kuba mu bukwe aho ariho hose indirimbo utabura gucuranga njyewe ndayicuranga ahantu no mu bukwe bayicuranga kubera ko abantu hari igihe kigera abantu bari kwishimisha noneho bigahita biba ngombwa ko tugatamuta ariko nta n'impamvu kuko ubukwe ibyo ari byo byose buba ubw'abanyarwanda kandi nta munyarwanda utashimira Kagame aho waba uri hose ibyo waba uvuga byose twese turamwemera so umva ikindi kintu nashaka kumenya nta kindi kintu watwigisha se nk'abantu bashaka kuba aba DJ kandi k'ingenzi icya mbere ni ukubikunda kuba ubikunda nyine bikurimo apana kumva ko ngo uri umu DJ ngo nanjye ndashaka kuba umu DJ ko mbona ko bikora neza ufite ko atari ibintu byawe ariko nyine umuntu ubikunda kabisa nta kintu cyakunanira ugikunda tu ni uvuga ngo byantwara igihe kingana iki mbaye nta notion n'imwe mfite ku kintu kijyanye no kuvanga umuziki kugira ngo mbe ndi umu DJ mwiza mu gihe cy'amezi nk'atatu gutyo
wabimenye kabisa. Uri umuntu ko ufite passion unabikunze ni nk'ako kantu watumenya. Yego. So akabazo kandi nashaka kumenya ninde mu DJ w'icyitegererezo wakwensipayirinze gutangira kugeza n'ubu ukabikinigira. Muri kino gihe rero ntabwo navuga ngo uwo nigiraho cyangwa ngira ikintu bafite abantu benshi ndeberaho, ariko hari nk'abantu nyine tuba twarakuze nagize n'amahirwe baramfasha nka toxique yaramfashije nyiri kuzamuka. Urebye niwe navuga nk'aho mu Rwanda. Okay, baguhitishijemo sound effect uzajya ukoresha buri gihe akaba ariyo imwe buri gihe uhora ukoresha ni iyihe sound effect? Nashyiramo jingo yanjye tu akajingo kanjye nyine ka whisperinga kavuga ngo it's your DJ. Ako ni sawa kandi nyine abakunzi bawe n'ubundi bahita bumva ko ari wowe uje na bya bindi byose baba biteguye kubona biba birimo. Zamaje bavuga zamaje kabisa ugahita dukangura. Twagushimira cyane. Mkoze cyane. See you guys.